Bitunguranye umubyinnyi Titi Brown agiye gusubizwa mu nkiko nyuma y'uko ubushinjacyaha bujuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaciye ku wa 10 Ugushyingo 2023 ubwo Titi Brown yari yagizwe umwere cyangwa se uyu Ishimwe Thierry nk'amazina ye bwite. Ni inkuru yashyizwe hanze na Igihe ifite kopi y'ubushinjacyaha igaragaza ko uyu Titi Brown ubushinjacyaha bwamaze kumujuririra ku wa 6 Ukuboza 2023 habura iminsi 5 gusa kugira ngo ubujurire cyangwa se iminsi yagenwe 30 yo kujurira irangire. Titi Brown rero muri byibuka neza ko yarakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure akamutera inda. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge icyo kirego cyari cyateshejwe agaciro agirwa umwere. Ibyo rero ntabwo byanyuze ubushinjacyaha ahubwo bwaje kujuririra iki cyemezo. Buvuga ko umucamanza wo ku rukiko rwisumbuye cyangwa se ku rwego rwa mbere rw'uru rubanza yirengagije ibimenyetso byatanzwe, ugasaba ko urukiko rukuru rwakongera gusuzuma no kwemeza ko ibimenyetso bishinja Ishimwe Thierry cyangwa se Titi Brown bifatika kuko nta gushidikanya kurimo. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko urukiko rwatesheje agaciro imvugo z'urega cyangwa se nyina w'umwana wahohotewe kuko ngo yavuze ko ibyo yavuze yabibwiwe n'umwana. Ubushinjacyaha bugasanga urukiko rutaragaragaje inenge iri mu mvugo y'urega kuko bisanzwe ko urega aba ahagarariye umwana kandi atari we n'ubundi wahohotewe. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko urukiko rwisumbuye rwirengagije ikimenyetso cy'amashusho yatanzwe agaragaza umwana wahohotewe ari kumwe n'uregwa. Murabyibuka ko iki kimenyetso cyaje mu urubanza rwenda kurangira, ubushinjacyaha bukizana mu rwego rwo kugaragaza ko Titi Brown yaraziranye n'uyu umwana. Buvuga ko aya mashusho atigeze yerekanwa mu rwego rwo kwerekana ko uregwa yasambanyije umwana, ahubwo byari mu rwego rwo kugaragaza ko umwana yageze mu rugo rw'uregwa kandi ko yahamaze umwanya, bitandukanye n'ibyo Titi Brown yari yiregujiye avuga ko umwana wamusuye atigeze yinjira mu nzu kandi nta n'umwanya yahamaze. So rero ubushinjacyaha mu bujurire bwabwo bwasabye urukiko rukuru kuzasesengura ibimenyetso byatanzwe kuri uru rubanza rukabiha ishingiro, rukaba rwakumva ubujurire cyangwa se rwakwakira ubujurire bw'ubushinjacyaha. Bityo rero ubwo nyuma yo kujurira kandi ko byemewe n'itegeko, ubwo ntekereza ko urukiko rukuru nibaza gusuzuma rugasanga ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro, Titi Brown tuzongera tumubona aburana. Ngira ngo ni inkuru nakwita ko wenda itari nziza ku bakunzi ba Titi Brown, ariko iko ubutabera butangwa, ubutabera ni ku mpande zombi, ariko ababurana ari babiri buri umwe aba yigiza nkana. So rero reka dutegereze turebe icyo ubushinjacyaha bwatanze, niba kizakirwa n'urukiko rukuru, tumenye niba uyu Titi Brown agomba gusubira mu rukiko akaburanishwa. Muribuka ko Ishimwe Dieudonné yagizwe umwere asubizwa mu nkiko araburanishwa ndetse nawe arakatirwa. Ese kuri Titi Brown byaba bizagenda uko cyangwa se azakomeza abe umwere? Ibyo byose ni ibyo gutegereza mu butabera. So tubibutse ko aya mashusho muri kubona ni amashusho agaragaza Titi Brown arekurwa. Umunsi yarekuwe muribuka ko byari ibyishimo ku muryango we n'inshuti ze n'abandi bantu be ba hafi, ariko kandi ubwo ubushinjacyaha bwo ntabwo bwanyuzwe, ni nayo mpamvu bwajuririye iki cyemezo. So rero Titi Brown kugeza ubu ni umwere, ariko ubushinjacyaha bwajuriye, ubwo ibisigaye tuzabimenya mu minsi iri imbere. Tubibutse ko uyu Titi Brown yamamaye muri kariyeri yo kubyina ndetse narekurwa. Mwumvise ko yari afite imishinga minini cyane. Titi Brown urubanza rwe rwagiye rusubikwa kenshi gashoboka, ngira ngo ni inshuro ziri hejuru y'eshanu rwagiye rusubikwa, bakongera hakaza ibimenyetso bishya bakaburanishwa. Muribuka ibyo gupimwa, muribuka Titi Brown avuga ati nge mfunzwe by'agateganyo igihe kirekire. Ibyo byose rero nyuma yo kubinyuramo agataha, ubushinjacyaha bwo ntabwo bwanyuzwe.
bwamaze kujuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere akava muri gereza cyangwa se mu igororero rya Mageragere ari umwere. Murabyibuka mu biganiro yagiye atanga, yagiye agaragaza akarengane, icyo yita ko we yarenganyijwe, ariko ubushinjacyaha buracyashimangira ko uyu Titi Brown yakoze ibyaha. So rero naho gutegereza tukamenya umwanzuro urukiko rukuru rugomba gufata. Ntekereza ko harimo kuba rwakwakira ubujurire, no kuba rwabisuzuma rukatesha agaciro ubujurire rukavuga ko nta shingiro, ariko murabyumva ko ishyamba atari ryeru. Ubwo ndavuga abakunzi ba Titi Brown cyangwa se abakurikirana iby'imyidagaduro, cyane cyane ko iyi case twayivuzeho kuko n'ubundi Titi Brown nawe ari umwe mu baba muri industry yacu y'imyidagaduro, numwe mu bagize case yanamaze igihe kinini cyane. So rero ngayo nguko ntago byinshi twabitindaho, reka dutegereze. Ahangaha Titi Brown yarimo avuga ku mbamutima ze ubwo yarasohotse muri gereza ya Mageragere. Murabyibuka abanyamakuru rwose bari bakubise buzuye, abandi bagiye batandukanye. Mureba ukuntu Ndimbati yakuzanyijeho n'abanyamakuru. Reka mbareke banze mu byiyumvire byose uko byari bimeze umunsi Titi Brown asohoka muri gereza ya Mageragere. Hano abanyamakuru benshi induru yabo barimo baravuga ngo niceceke, kandi ntabwo byemewe, ntabwo ngomba guceceka kuko umuntu uri hano wese ashobora kuba atazi imbaraga zo kuva muri gereza. Njyewe ndazizi, rero reka tureke Titi avuge. Urumva ibyo rero ntabwo wambwira niba utaje kunyakira, ariko njyewe nzi imbaraga zo kuva muri gereza, ijwi rye riri buze. Murakoze. Kabazima ni benshi bagenzi banjye bo muri industry bitabye Imana ndi muri gereza, ariko njyewe Imana kuba yarandindiye muri no gereza ni ikintu nshima Imana. Ndashaka gushimira cyane cyane ubutabera bw'u Rwanda. Nyuma y'igihe kinini negereje, abanyarwanda bategereje maye ubutabera kandi buciye mu muco. So ndashima ubutabera bw'u Rwanda butabera. Ngafata uno mwanya ngashimira buri muntu wese wambaye hafi. Ndavuga abansuye, abanyohereje amafaranga, abazamuye ijwi ryabo, abansengeye, kuko hari utaransuye ariko yaransengeye, hari utaransengeye ariko yaranyohereje amafaranga, hari utanyohereje amafaranga ariko akaba yarateye comment, akaba yarasabye ko nahabwa ubutabera. Finally byabaye. Ngashaka gufata uno mwanya wanjye, sinzi ko aho nahera mbivuga. Ndashaka gushimira itangazamakuru muri rusange. Mu by'ukuri nubwo ndi kuvuga ngo abantu bazamuye ijwi, iyo bitaza kuba mwebwe abantu ntibari kuzigera bamenya urubanza rwanjye uko rumeze, uko rwagenze. Ndashimira itangazamakuru muri rusange, haba ibitangazamakuru byandika, haba ibikorera kuri radio, haba ibikorera ku mateleviziyo. Ndabashimira uko muri hano mwese mwifashe mukanyishyuza amafaranga ya essence mwakoresheje muza ku rukiko basubika. Sinzi ko nabona ikintu mbishyura. Jewe ntabwo nabona ikintu mbishyura. Icyo nge nabasabira, mukomeze, Imana ikomeze bamera umugisha, ikomeze bagure mu kazi kanyu, ikomeze mbese nyine ibaha amakuru ganyu. Kandi mbijeje yuko imbaraga mwataye, ijwi mwavuze kugira ngo mbashe gusohoka hano bitazapfa ubusa. So ni icyo ngicyo navuga kwanza muri kano kanya. Yego. Kariyeri irakomeje? Of course. Ubu ngubu nibwo ngiye gutangira. Ubu nibwo ngiye gutangira. Ikintu ngiye nakisabira abanyarwanda kwanza, maze imyaka 2 ndyamye tu. Sibyo, ubu meze nk'umuntu usa nkaho inzu yanguyeho tu. Mvuze muri make nta kintu na kimwe nsigaranye tu. Sibyo, ariko nubundi ngiye nizera ko abantu bambaye hafi mu bibazo ntaba nasohotse ngo mu byishimo bibananire. Nizera ko nyine mutazatuma nangara tu, mutazatuma njya imihanda. Sibyo,
nizera ko njye ikintu nkeneye nuko mumfasha nkubaka fondasiyo, inzu nzashyiraho mwe muzayireba, nzashyiraho convention nk'eshatu. Icyo nsaba ni imbaraga zanyu, kongera kunsapotinga n'ubundi nkuko mwasapotinze, amasengesho, mukamfasha mu buryo buri financially, urumva kuko nyine nararaburije mani, nararaburije imyaka 2 udakora nyine nta kintu ukora, namwe murabyumva nyine tu sibyo. Ikintu kinshimishije cyane nyine nsubiye mu muryango wanjye, ninjye witaga ku muryango wanjye, kandi bose amakuru yabo narayakurikiranaga, nta wavuye mu ishuri, barakomeje bariga, ubu nanjye ngiye kuza nkomerezaho abandi abantu bo hanze nyine bafashije bari bagejeje. Mbese nibyo nabasaba muri rusange, mumbe hafi. Kandi ikindi cya mbere gikomeye cyane nshaka kubasaba, mumbe hafi kabisa, munganirize, kubera ko ntabwo nabura kubabwira ko mfite akantu kameze nk'ihungabana. Kumara imyaka 2 murabizi byose byabaye, rimwe ukaba uzi ko utashye nyine ejo bigahinduka kubera nyine igihe nyine nahuye n'akantu k'ihungabana mani. Mumbe hafi tu mu buryo bwa mentality, mumbe hafi kuko ndabikeneye cyane. Ikindi ndishimye cyane, mwabibonye, I'm excited kubabona mwese mungana gutya man, you know, nubwo nyine of course munsanze hano nabirenze, gusa ndi muzima, ndakomeye. Ndashimira RCS nayo na service nari nemerewe bigeze banyima, urumva service zose nari nyene nemerewe narazihawe. Ni nayo mpamvu nsohotse, murabona nyine mbere nari nanutse mane, abantu muzi meze gutya, meze nk'umuntu nkwera mu muheha, urabona ko nyine ndabyibushe nta kibazo mfite man. Nyine thank you abanyarwanda mwese, thank you my fans, my family, thank you so much. Kuri metre wawe ni niwe ngiye kugeraho. Uyu mugabo mubona hano, abantu nuko wenda benshi ntabwo twatangiranye urubanza, ngiye nagize abametere barenga 5. Uyu niwe mwavoka twaganiriye turahuza, we yanansanze ndi mu financial bitameze neza, we aranyemerera arambwira ngiye kukuburanira, nusohoka ndabizi ko uzashaka amafaranga ukayama. Urumva uyu mugabo yaraje aramburanira, yirukanka muri dosiye yanjye, akoresha essence yo kuza hano, mwahabonye ni kure. Uyu mugabo yazaga kundeba mu cyumweru inshuro 2 hafi cyangwa 3, nta kintu na kimwe nigeze mwishyura. Elias warakoze. Uyu mugabo ni umuhanga man, ibintu byari byarananiye abametre bose nagiye ngira, dore uyu nguyu niwe ubigezeho, mwaramubonye yarahabaye, abaje mu rukiko mwaramwumvishe kazi kuburana. Ahubwo wowe ufite dosiye ukaba nta kazi uri kumabira kureba, uzakora uburoko. Thank you Elias, kandi Imana nawe ikomeze kwagure mu kazi kawe kabisa. So ngiye nibyo navuga abasaza, ngiye ngiye gukora ibintu birenze man. Icyizere wagikuragaho yuko ushobora kuzarubana urubanza rukagenda neza? Murakoze, ngira ngo umuryango wa Titi unzanira dosiye, ubundi ikiranga umwavoka ni ugutegura dosiye. Gutegura dosiye rero ntabwo ari ukujya kuburana mu rukiko, gutegura imyanzuro, ujya kuburana uvuga uti iby'ubushinjacyaha buvuga ntabwo mbyemera. Gutegura dosiye ni ugushaka ibimenyetso, ni ukugerageza kugira inama umukiriya wawe, ibimenyetso iyo bishoboka. Kuko uvuga ngo nza muri dosiye umukiriya wanjye, mu by'ukuri urafunze wa muhungu, iki cyaha waragikoze. Kagira Imana, kagira u Rwanda. Welcome back my people. Rero akakanya ngira ngo twarabanye, turi kumwe hano turahagararanye, ngira ngo kwa gatatu nayo nabo baramuhobera, nababwiye ngo abintu byose no buryoye. Mushiki we ararize bikomeye, mushiki we bumiranye amakuru ni menshi, nagira ngo tubibutse ko kuri gereza yabaye ibintu bikomeye. Rero n'undi nk'ifungwa, bamuzanye nk'ifungwa, bamushyira ahantu, bamutereka ahantu, bamuzanye nk'ifungwa, bamuzana mu modoka ya gereza, baramuzana bamushyira ahantu mu kibuga, baragenda baramuhagarika, abantu bose niho bamusanze. Rero aka kanya abantu ni benshi, murabibona, abantu ni benshi. Abantu nagira ngo tubasabe umutekano wose ku nshuti yacu.
ni ibintu rero bidasanzwe, ni amarira ati mbakomeye, bashiki be nibo bari kumuhobera, bashiki be ibyishimo ni byinshi, amarira ni menshi. Titi akira ururabyo, Keza niwe umugezeho. ikibazo cy'impyiko n'umwijima, diyabete ndetse n'umutwe w'igikatu, kubura ubushake ku bagabo n'abagore mu gihe cyo gutera akabariro, kurangiza vuba ku bagabo ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'amabanga y'abashakanye, ntugire ikibazo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Ivuriro Everlife turahari ku bwanyu, ku badamu namwe kandi mufite ikibazo cyo kubura urubyaro bitewe n'imisemburo mike, ntitwabibagiwe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Tuvura prostate ndetse na infection urinaire, tuvura umugongo, igifu, tukanafasha ababaswe no kwikinisha ndetse n'ababaye imbata y'ibiyobyabwenge. Everlife tubafasha kubivaho burundu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera Nyabugogo ku mashyirahamwe. Mushobora kandi no kutubona ku murongo wa telefone ari iyo nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se ukaba wanatwandikira ku zindi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Everlife, icyizere cy'ubuzima.